Impagarike n'ubugingo kuri wowe dukurikiye aka kanya nawe duhorana mu biganiro byacu bya buri munsi. TSG Online TV yongeye kugukorera mu nganzo maze kwibutsa amateka utamenye, inagufasha kuva mu rijiro rwa byinshi ubona ariko bikakubera inzozi kuko wavutse ubisanga cyangwa ntugira amahirwe yo kumenya byinshi byimbitse kuri byo. Kuri uyu munsi TSG Online TV yahisemo kukubwira birambuye ku rubuga mpuzamasura ururuzwi nka Facebook. Kuri iyi tariki ya 4 mu mwaka wa 2022 nibwo umuherwe mu wa mbere ku isi Mark Zuckerberg yashyize ahabona Facebook nk'urubuga nkoranyambaga yubatse agamije guhuza abanyeshuri bo muri kaminuza ya Harvard muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Facebook ni urubuga nkoranyambaga rukorera ku isi yose, rukaba ari urwa mbere rwitabirwa n'abantu benshi kuri ubu, rukaba rukoreshwa n'abantu basaga miliyari n'igice ku isi yose. Uru rubuga rwashinzwe n'abantu batanu ariko igitekerezo ndetse n'akazi kenshi kakaba karakozwe n'uwitwa Mark Zuckerberg. Uyu ufite amazina ye y'ukuri ya Mark Elliot Zuckerberg ni umuhanga mu bya mudasobwa w'umunyamerika wavutse tariki ya 14 Gicurasi mu mwaka wa 1984. Akaba azwi nk'umwe mu bashinze urubuga nkoranyambaga rwa Facebook, akaba ari nawe muyobozi warwo. Kuri ubu akaba barirwa no mu baherwe ba mbere ku isi kuko afite amafaranga barirwa mu 10 bya miliyari z'amadolari ya Amerika. Zuckerberg yavukiye mu gace ka White Plains muri New York mu mwaka wa 1984, akaba afite imyaka 35 y'amavuko kuri ubu. Ni umuhungu wa Karen, mugangakazi w'indwara zo mu mutwe, na Edward Zuckerberg, akaba ari umuganga w'amenyo. Akaba afite bashiki be batatu ari bo Randy, Donna na Ariel. Reka twigarukiye kuri Facebook uyu mugabo yashinze kuri uyu munsi, ari nayo ituraje ishinga cyane ngo abayikoresha batari bake twavuze haruguru bamenye by'ukuri imvano yayo. Zuckerberg wari umuhanga cyane mu mibare, agakunda gukora utuntu tujyanye n'ikoranabuhanga nko guhanga za porogaramu nto zagiye zifasha abanyeshuri muri iyi kaminuza. Yaje gukora kandi gaporogaramu gasa n'imbanziriza mushinga ya Facebook yise FaceMash, kafashije abanyeshuri gutora umunyeshuri ufite amafoto meza. Nk'uko umwe mu babanaga nawe mu cyumba witwa Ali Hezit yabitangarije bimwe mu bitangazamakuru bikomeye ku isi nka Reuters twifashije mu bushakashatsi, Zuckerberg yakoze kariya gaporogaramu ari ukwishimisha no gushimisha abanyeshuri bose biganaga Harvard. Hayes yagize ati, twari dufite ibitabo byitwa Facebooks. Ibyo bitabo byarimo amafoto ya buri muntu uba mu mazu y'abanyeshuri. Mbere na mbere yakoze kariya gaporogaramu ashyiramo amafoto abiri, yashyiragaho amafoto y'abahungu babiri n'abakobwa babiri, maze abasuraga urwo rubuga bagahitamo uwo babona mwiza. Cyari ibintu yakoze mu rwego rwo kwishimisha. Urwo rubuga rwa FaceMash rwamazeho weekend imwe gusa rutangira kubuza abanyeshuri kwiga neza, bituma ku wa mbere ubuyobozi bw'ishuri burufunga. Ikindi cyaje kugaragara kuri uru rubuga nuko abanyeshuri benshi bavuga ko amafoto yabo akoreshwa nta burenganzira batanze. Ibyo Zuckerberg nk'uwari wakoze uru rubuga yabisabiye imbabazi, avuga ko bitazongera. Mu gihembwe gikurikiyeho mu mwaka wa 2004 Zuckerberg yatangiye gukora amakode y'urubuga rushya yashakaga gukora. Mu kwezi kwa Gashyantare tariki ya 4 umwaka wa 2004 Zuckerberg yashyize hanze urubuga yise The Facebook rwakoreraga kuri facebook.com. Nyuma y'iminsi 6 gusa ashyize hanze urwo rubuga rushya, ubuyobozi bw'ishuri bwamureze ku kuba yarabubeshye ko agiye kubakorera urubuga nkoranyambaga rw'abanyeshuri ba Harvard rwagombaga kwitwa harvardconnection.com, kandi ko yagendeye ku gitekerezo bamuhaye akikorera ibindi by'inyungu ze. Zuckerberg yaje kuva mu ishuri rya Harvard akiga mu mwaka wa 2 kugira ngo akore neza urubuga rwe. Zuckerberg yashyize hanze Facebook aho yakoreraga mu cyumba yabagamo ku ishuri rya Harvard ku itariki ya 4 Gashyantare 2004. Igitekerezo cya Facebook cyaje igihe yigaga mu ishuri ryisumbuye rya Philippine Exeter Academy yarangijemo mu mwaka wa 2002. Iki gitekerezo yagikuye ku gitabo cyabaga kuri iryo shuri cyitwaga The Photo Address Book, ariko abanyeshuri bo bagihimbaga The Facebook. Kikaba cyari igitabo abanyeshuri bose bigaga kuri iryo shuri bandikagamo imyirondoro yabo na nimero za telefone n'amafoto yabo. Zuckerberg ari kuri Harvard, Facebook yayikoze ari nk'iy'abanyeshuri ba Harvard, gusa ariko nyuma aza kuyigeza no mu yandi makaminuza abifashijwemo na mugenzi we babanaga mu cyumba witwaga Destiny Moskowitz. Bayigeza mu makaminuza agera ku 8. Zuka yaje kuva muri Harvard yimukira mu gace ka Palo Alto muri California n'inshuti ze, aho bageze bagakodesha inzu yo gukoreramo. Mu gihe gito Zuck yahuye na Peter Thiel
ashoramo amafaranga maze bafungura ibiro muri California muri uwo mwaka wa 2004. Icyo gihe abanyamafaranga benshi bifuzaga kugura urwo rubuga, ariko Zuck akanga kurubagurisha kuko we icyo yifuzaga atari amafaranga menshi, ahubwo icyo yashakaga kwari uguhuza abantu ku isi yose. Mu mwaka wa 2010 Facebook yari imaze kugira abantu bagera kuri 500,000 bayihuriraho. Mu mwaka wa 2010 kandi ikinyamakuru Vanity Fair cyashyize Zuck ku mwanya wa mbere mu bantu 100 bavuga rikijyana ku isi. Muri uyu mwaka kandi hakozwe filime ivuga ku buzima bwa Zuck na Facebook yitwa The Social Network, yasohotse ku itariki ya 1 Ukwakira. Zuck avuga kuri iyi filime yatangaje ko atigeze yifuza ko hari umuntu wamukoreraho filime akiri muzima. Mark Zuckerberg uretse kuba ari umuherwe wakijijwe na Facebook, bivuga ko atanarya wenyine kuko akora ibikorwa byinshi byo gufasha abatishoboye. Mu gihe bamwe bishimiraga kubona urubuga rwa Facebook rubahuza n'ababo ndetse n'andi masura mashya ku isi hose, kuri William Randolph Hearst we yari amarira menshi gusa kuko ku itariki nk'iyi ari uyu munyamakuru wandika abazirikana umukobwa we w'imfura washimuswe ku itariki nk'iyi n'abagizi ba nabi bitwaje intwaro bikarangira bamuhinduriye ikihebe umukobwa. Patty Hearst wari wujuje imyaka 19 gusa y'amavuko yashimuswe n'agatsiko k'amabanda 3 yitwaje intwaro kamusanze mu nzu yaracumbitsemo iherereye mu gace ka Berkeley muri California. Ababibonye icyo gihe batangaje ko babonye abagabo 3 bahisha amasura yabo baje bihuta bateruye uyu mukobwa Hearst bamujyana ku modoka yabo, abarwanya vuza n'induru agerageza kubiyaka birangira bamushyize mu modoka yabo. Yewe n'abaturanyi bagerageje kumutabara bamishwemo urufaya rw'amasasu kugira ngo ibi birara bitaza kugira ubivumbura cyangwa ngo abe yabitesha umugambi wabyo byari byateguye. Nyuma y'iminsi 3 gusa ubugizi bwa nabi bubaye, The Symbionese Liberation Army, akana agatsiko k'abasirikare ba Amerika bigumuye kahise gatangaza kabinyujije mu ibaruwa yasomwe kuri Berkeley Radio Station ko kafunze Hearst nk'imfungwa y'intambara. Nyuma y'umunsi umwe gusa, no kuvuga ku munsi wa 4, aka gatsiko kasabye umuryango wa Hearst kwishyura amadolari 70 yo kugurira ibyo kurya buri muturage wese ubikeneye mu gace ka Santa Rosa ho muri Los Angeles ngo babone kumurekura. Mu buryo busa n'amananiza, uyu muryango wakomeje kwakwa amamiliyoni y'amadolari ku buryo kuyabona byari bigoye cyane. Icyakora icyaje kubabera urujijo nuko baje gusanga umukobwa wabo Perry yarahindutse ikihebe n'igisambo ku buryo yarageze ku rwego rwo gutobora amabanki akiba afatanije n'abari baramushimuse. Uyu yaje gufatwa n'inzego z'iperereza muri Amerika ziranamufunga. Icyakora ku buryo busa n'amahirwe yaje kuburana arafungurwa, nyuma aza guhabwa imbabazi n'umukuru w'igihugu Clinton mu kwezi kwa mbere mu mwaka wa 2001. Mu yandi makuru ndetse n'ibitangaza byabaye kuri uyu munsi nuko kuri iyi tariki kandi aribwo Ubudage bwatangaje intambara yo kwirwanaho ku Bongereza kubera amato y'ibicuruzwa atarakibasha kwinjira ku bugome bugamije kwicisha inzara imbaga itabarika y'Abadage. Imyaka 2 imbere y'uko politike y'amato y'Ubudage y'intambara ikurura Amerika mu ntambara yayo yo kubarwanya, Kaiser Wilhelm yatangaje ko hari intambara ikomeye mu iterambere ry'iyi politike, itangaza ko inyanja y'amajyaruguru ari intambara ubwayo, aho amato yose y'abacuruzi harimo n'ayaturutse mu bindi bihugu bidafite aho bibogamiye byasabwaga kuyaroha nta yindi nteguza. Mu kwagura imbibi z'intambara zo mu mazi, Ubudage bwihoreye ku banyamuryango kubera ko Abongereza bagose Ubudage mu nyanja y'amajyaruguru. Aha hari mu buryo bwo kuniga Ubudage ku buryo bureba nabi bwari kwicwa n'inzara bikabije, kandi abasaga 770 bakaba bahatakariza ubuzima kubera inzara ikabije yo kutabona icyo kurya. Kuri uyu munsi kandi nibwo imirimbanyi y'uburenganzira bwa muntu Rosa Parks yigaragaje. Hari mu 1913. Uyu mukobwa Parks yavutse anakura ku ngoma y'uwitwa Jimmy Crow era washyigikiraga ivangura rishingiye ku isura ry'uruhu bibizi nka racial segregation. Nk'umwangavu ukiri muto, Parks yabonaga abanyeshuri b'abazungu babajyana ku ishuri mu mabisi kandi we ategerezwa kugenda n'amaguru. Icyo gihe bisi zari zigenewe abana b'abazungu gusa, ku buryo wari kugira ngo hariho isi y'abazungu n'iy'abirabura byose bitandukanye nyamara bari mu isi imwe.
Ibi byaramukomerekeje cyane, yiyemeza gutangira kuzamura ijwi rye aharanira uburenganzira bwe no kurwanya ivangura n'ubusumbane bishingiye ku ibara ry'uruhu. Byatumye uyu mukobwa yerekeza mu gace ka Montgomery ashakana n'umugabo w'umwogoshi wumvaga neza icyo uburenganzira bwa muntu bivuze. We yari no mu ishyirahamwe rirengera abantu bahohoterwaga kubera uruhu rwabo. Raymond na Park bahereye ubwo bashyira hamwe barwana bashimitse ko wese wifitemo ivangura binyuze mu cyitwaga National Association for Advancement of Colored People. Mu 1943 mu ruhame nk'umukobwa wa mbere kandi rukumbi yatorewe kuba umunyamuryango w'umuryango NAACP Montgomery Chapter, bimubera urubuga rwo guhura n'itangazamakuru abafatanyabikorwa b'umuryango. Park atangirwa kugaragaza no kurwanya ashikamye akarengane kakorerwaga abirabura. Abandi bahereye ubwo bagenda bamufasha kuri icyo gikorwa cy'indashyikirwa umukobwa yari agezeho, bigenda bicika buhoro buhoro kugeza ubu ngubu twavuga ko byacitse burundu kuko n'ubigerageje ahanwa n'amategeko. Reka tugushimire. Iyi yari TSG Online TV, ibiganiro byacu nakagaruka, icyo tugusaba no kutatujya kure.